ngo yibagirwa ngo hari n'umuntu amubwiye ngo agenda nukubukozo we akiri kuri kumwe nabo numvira ubwo n'urumogi ubu ngubu nabyo gukorera leta ubu ngubu njyewe baze ntashaka gukora leta uvuga ngo kurwanya ibiyobyabwenge wapi ubu nashaka ngo gukora leta ngo turwanye ibiyobyabwenge ngo reka rimara bihakana gusa ni byiza rebera ntegamiye kuri leta ngiye ngomba gukora ibyanjye ntegamiye kuri leta ubwanwa ni nk'ubwo bwanwa bw'isokuru burayi inkundi inkuka kuko zaza arako ibifite uhorana kisake kahora gahagaze agaragaza ko ari ruhaya nyine ari ingabo uwo arimo aradiringa diruze gahunda agiye gukora zinyuranye n'iza leta bivuga ngo byangombwa zitegamiye kuri leta ubu ngubu si gahunda iriho turore gusana amoko y'intuye yose y'ibiyobyabwenge muri iki gihugu yaba opium yababaje cyane ubaye uri mageragere uri n'ahandi hose zagikonahe hose barafungiye ibiyobyabwenge ukavayo ukaba utarabonye ingaruka zabyo jya gufata umwanya witekerezeho unarebe n'ibi tubaha rebera umugabo ukuntu yabaye reba se turabimenano nta mikino yumvira uvuga yikanira urwo nibwo ruba rumubwira ati niko bavuga niyo mvugo nziza iriho kabisa rebera igiciro cy'amafaranga sindakimenya ariko ndacyari muri dove n'ubundi byose ibiyobyabwenge bigomba kurara bigeze mu gihugu aracyadiringa ibiyobyabwenge aracyabicuruza kagambage ubundi bizaguma muri amarushanwa yacu bagira ngo n'ubundi nta marushanwa kiba kandi gahunda arimo arifashisha yikoresha ibintu by'amarushanwa yo kurwanya ibiyobyabwenge ariko arimo arabicuruza n'ubundi ntacyo bimaze ngo ni ukujya akoresha yigira nk'aho arimo arafasha leta mu kurwanya amarushanwa y'ibiyobyabwenge ariko akora ku giti cye ariko none abicuruza muri make icyo ashatse gukora ni ukugira ngo yereke leta ko atari gukorana nawe ariko nawe arigiye gukora ku giti cye arwanya ibiyobyabwenge ariko ari uburyo bwo kugira ngo abicuruze yazanye ubwenge bundi ngo ni uburyarya tugaruke kuri abo ibiyobyabwenge ubusinzi uburaya ni ibintu bibi bitatu bidatana ukoresha ibiyobyabwenge usanga ari indaya usanga ari umusinzi tuvuye kuri tugaruka aha kandi uyu arimo arimo arakora uwa supervisor we ari busy ashaka kugira icyo amubaza baza tugusubize dukoresha HR sava turakoresha ye use ID koresha indangamuntu cyangwa se password bazona amakuru yuzuye yizewe ikindi cyabaye igita cyo cyose ngerageza uko nshoboye kose hari ibintu bitagenda neza biba kandi ikindi ndaza kugerageza cyane ariko nanone nakoze uko nshoboye ngerageza ndeko nabona amakuru nayo nabonye yose byanze so ari byashaka gusa nari kubibona ariko ni hahandi reka njyane nawe ndaza guha serivisi abatoya turore tubera tugaruka ahangaha urambaje ngo ni hehe aho ngaho utaratembera hasi turi Rwamara wamaye ibyo kurya urasaba ibyo kurya urashimbaza iki urambaza iki wowe urashaka ariko nyamuneka do munda ndimo ndahena urumva nane uragira ute ibyo bihuriye nanjye bino hano undebere nawe mu muhanda Rwamara hagati zarebe izindi filime aho bakinira bazatinyuke se bajye mu muhanda urebe uraho ngaho amuzana hano bino hano turore kandi nshimira ndetse na leta iduha umusada reka dushyikira ngo dukine filime nk'izi ngizi turwanya ibiyobyabwenge dukinira hose ntaho duhezwa turabashimira cyane ku musanzu mutanga nataka chakula ndashaka icyo kurya inzara irangije iki nukuri inzara irangije mwamaye ibyo kurya wewe wasaba no kuvuga byana munani dore kagambage akoresha ibyo twari nturanya ibyo kurya dore mushinya ibiyobyabwenge ariko uyu mushenji ubundi we ntago namukora amabure harya we ntago wavamo kokayine urebe azanye kumubaramo ko yava amabure filmira ndakurahi nukuri inzara irangije sasa uyemera sabye kurya undi akamubonamo ko yavamo kokayine filmira turore chakula imisatsi yo we
kuvuga byanze ko urumogi si ikintu mw'abantu mwe. Bakwitande yitwa Kan. Ca bugufi vuga izina rya uciye bugufi cakabogi. Uruwa he? Uturuka he ubu? You coming from komokahe? Sijui mimi. Komokahe. Kumba kuba kitanzi. Hey! Jinyarumba ya muryanzi muri wowe. Ariko kongera kumva ko byashobora kuba yavamo boro tu. Unataka chakula? Urashaka ibyo kurya? Kuri ibiryo nshaka ibiryo. Ariko sha. Tuvuye hariya tugaruka aha. Raka. Imanywa yihangu shehe nguwo. Makanzu ye. Dara makaretse yimenamo. Biravuga uvuye mbe gutera idawa arya ngo ni iswara. Mbe gutera iswara. Avuye gusari nabyo guhangara ya dore karitse dore amaveni nita amaveni ni hano ugera hano mu nzira agenda ntabwo yaguyeho yahwereye dore ku mutsi ujyana amaraso tayari amaraso ntagenda kumviriza neza ariko Su yaba yapfuye cyangwa ni lenge. Cyangwa sasa ntago babizera naho banza muzi. Su yaba yapfuye cyangwa ni lenge nukubeshya. Reka ngo cakaza ibindi turabireba nyuma ni buri na muzima. Ntago hano muri Kigali. Hano muri Kigali urigagaza uzi ko wagagariraho. Primira. We umugabo uzi ko ashobora kuba yagiye we. Bikurura do. Rebera. Tangira kumucakaza. No mu byari arebayo. Ahajyamo. Ese ko kwa yaciye we ndabona binabe byamanutse byo. Ramso niko yitwa. Abaye sono. Muri biku umugabo kaganuza kibihira yanize nijoro. Uyu musore yamunize. Yamutano yitwa Ramso. Ngare kuri uyu nguyu. Kagamba ajya marasabwa ibyo kurya. Ari marasabwa na Kana. Kagamba ajya buzi ese murya ubwo. Wasa ibyo kurya ameze nk'uwamurya. Birimira. Fita gukuru. Ngwino hano wowe kwanza ngwino hano nta kintu cyabaye ndarasa ibyo kurya dore ko bamujyanye ya wamaye ibyo kumwani patiye yakura wana toka mwenda haraka ya cyo ni Giswahili mvuze yaramubangatanya Nisaidie wana. Saidiye. arasaba ibyo kurya tiri bamusaidire Saidiye nini? musaidire iki ngufasha nguha iki Mimi na njaa. ya kwiruka urajya garukana ngwino hano kubitasu ndeberi mama ibiryo mwamfashije Njaa. Njani. Mimi na njaa ni. Nisaidie. mwamfashije mwamfashije tugaruke hano dore Big M tuzi nkande nka kibihira yahitanye umusore Ramso dore ubwanwa ndakurahiye urinde ubundi ubwanwa afite uragurikesha nta soni ugira nta soni ngira ningewe utagira isoni ze njye gasobuja ngo nta soni agira sha ni gute utinyuka wigeze ubona urutugu rukura rusumbije urabwira sobuja ngo nta soni databuja se ndamuzi mbonye ibintu ntazi bimamagara nyumvira ndashaka boro zanjye izo ushaka ziye boro ushaka boro ziri gushaka ndashaka boro zanjye zimeze gute zivuga ko zisa nuko zimeze zivuga mu magambo arambuye zivuga ubundi boro ni ibiki nta zina bigira zivuga mu magambo arambuye experinge we ibyo nagoye ntabwo byibuka muze kubivuga birakunaniye bivuge nyibyo wampaye ni ibiki magambo arambuye ndashaka kokayine mu yanjye zanjye ndashaka kokayine managuhaye Wasizo ni diro zo kuvugira kuri telefone. Ibyo nibyo bintu wamamagara kuri telefone twavugira aha. Ya nubundi yabivuze. Ahubwo biragenda biteye. Yari episode 2 mwarebaga kuri Kigali Knockout. Udacikwa na episode 3. Njye wumvaga ari Fred cyamamare kandi ni ngombwa no kunyumva rega. Dore mu gikunose mukorega dore Nyarutarama, dore Convention Center. Dore ahantu hose ndahabereka. Ya nako ntagira ngo mbereke dore amadolari na yaraje byose birahari. Byari Fred cyamamare bamaye mu gasobanuye yitwaga Kigali Knockout. Wayikunze ukishaka gutwire bitarajya hanze ahangaha bya kuri YouTube channel yitwa Kwizera Films. Ubundi wirebere wiririsi. Wibuke gukora subscribe ndetse mu gihe wagiye kuri Already icyamamare ni kuri YouTube naho. Yeah, bye bye. Hasta la vista. Hasta la vigo. Hasta munyana. Shalom shalom, see you the next one. Bye bye.